Ibihe byiza abanyarwanda, abanyarwandakazi, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi ku isaha y'isaa munani zo mu Rwanda nibwo amanota y'abanyeshuri bigaga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza ndetse n'abigaga muri senior 3 ari buze gusohoka. Ndagira ngo mbereke ntabatindiye uburyo muri buze kureba amanota y'abana banyu, cyangwa se niba nawe uri umunyeshuri ukaba ufite amatsiko y'uburyo uri buze kureba amanota nta wundi muntu kurebera amanota, ndagira ngo nkwereke step by step tudatinze. Harabura amasaha agera kuri 2 iki kiganiro nyikoze ari saa 6 z'amanywa kandi amanota arasohoka saa 8 zuzuye. Ni ikizamini bigaragara ko cyateguye kandi cyakosowe vuba vuba. Ngira ngo abana bakoze ibizamini ni benshi, ni nayo mpamvu mbonye ko ari ingenzi cyane kugira ngo mbereke uburyo muza kwirebera amanota bitabagoye cyangwa se bitagusabye kwishyura amafaranga. Murabizi ko muri iyi minsi ibintu byakomeye, amafaranga yarabuze. Reka dutangire noneho tugendane step by step. Ikintu usabwa gusa ni ukuba uzi index number yawe, cyangwa se uzi index number y'umuntu ugiye kurebera. Niba uri umubyeyi ugomba kuba uzi index number y'umwana wawe, ndetse niba uri umunyeshuri nawe ugomba kuba uzi index number wakoresheje ukora ikizamini cya leta. Twihuse cyane rero, twihuse cyane, nizere ko ubu amatsiko agiye guhita ashira. Ni benshi bafite amatsiko, ariko bamwe bari gutekereza ati se naratsinze, abandi bakavuga ati se kuko ndaza kubona boarding, gusa icyizere kiracyahari. Ntugire ikibazo, uratsinda mu izina rya Yesu. Twihuse cyane rero, mu gihe amanota araba asohotse urahita uza kuri iyi Google Chrome. Reka nse nk'uwinjiramo mbikwereke. Niba ukoresha Google cyangwa se ukaba ukoresha indi browser iyo ari yose, urayifungura. Numara kuyifungura urandikamo ibingibi ngiye kukubwira witonze kandi ubyandike neza nkuko ngiye kubikubwira. Ngira ngo abantu benshi bahoze babaza uburyo bari buze kureba amanota cyangwa se bari gusaba link, ariko uyu munsi nta link yari, ahubwo no kwinjira ku rubuga bisanzwe ukaba wabasha kureba amanota. Urandika hano kuri Google Chrome yawe NESA result, ariko ubitandukanyije NESA ukwayo ndetse na result wandike NESA result 2026. Noneho urahita ubibona, uri kubibona ko kuri dashboard yanjye NESA result 2026 iyi link ya mbere uri guhita uhingukiraho, cyangwa se iyi link uri kubona mpingukiyeho niyo iri bugufashe guhita ubona amanota yawe. Reka dukomeze tugendane step by step, wirinde guscrollinga cyangwa se wirinde kugira ahandi hantu ujya kugira ngo bitaza kugucika. Tugendane step by step, ndetse ndaza no kubabwira ku bantu batsinzwe, ababonye amanota make, uko bagomba kubyitwaramo. N'abareklama ibigo, abashaka guhinduza ibigo byose, ndi hano kugira ngo mbafashe. Icyo wifuza cyose wowe andika muri comment kugira ngo umeze ngufashe. Reka dukomeze indi step. Urahita uza hano handitse SDMS, niyo iri buze kugufasha kubona amanota yawe, kuko ubundi SDMS mu magambo arambuye bayita School Data Management System. Ni ukuvuga ngo ni ahantu hababitse amakuru ya buri munyeshuri ndetse n'aya buri kigo cyose. Bishatse kuvuga ko rero ahariho tubuze kurebera amanota yacu. Urinjiramo rero, ngira ngo uri kubona ko twinjiyemo. Aka kantu niko tuse tubona, ngira ngo uri kubona primary level and secondary and ordinary level. Bishatse kuvuga ko ari icyiciro cya primaire ya gatandatu ndetse na senior 3. Uri kubona ukomeje hirya ukajya kuri advanced, waba ubyije, waba ugiye muri senior 6, kandi turi kureba amanota ya P6 ndetse na senior 3. Noneho uri kubona kano kazi kwasi kanditseho ngo enter the index number. Hano urashyiramo nimero y'umunyeshuri cyangwa se nimero yawe yakurangaga uri ku ishuri. Niba uri umubyeyi urabaza umwana akubwiye index number ye, noneho uhita uyishyiramo. Ahangaha umwana wujuje code ze nabi cyangwa se wanditse code ze nabi mu kizami, ntaze kwibaza impamvu yabuze amanota. Bijya bibaho ugasanga umwana abuze amanota ariko akayoberwa impamvu yabuze amanota. Iyo wujuje code nabi cyangwa se utazi code yawe neza, ntago amanota yawe ushobora kuyabona. Ubwo urasanga afite icyo kibazo, birasaba kujya ku cyiciro kuri NESA kugira ngo aberekarame cyangwa se babe bamukosorera. Ariko ku mwana wabyuje neza, araza hano kuri index number, kuri kano kazu karimo aya mazeru, ubundi yandikemo code ye imuranga, ubundi uzuzemo nimero yawe ikuranga neza nk'uko wabikoze ku kizamini cya leta. Ubundi uhita ukanda hano kuri yes, aho handitse ngo get result, n'uri uhita ukanda, ubundi pikarage gutyo dukomeze tugereze n'amatsiko menshi uri kubaza ese ndatsinze cyangwa se ndatsinzwe. Gusa nyine amahirwe uri kubibona ko ngewe bitaje kubera ko nta code nashyizemo cyangwa se index number yanjye nashyizemo, ariko wowe numara kwishyiramo urahita ubona amanota yawe. Ikintu cyo kukubwira amanota
akimara gusohoka abanyeshuri babonye amanota munsi ya 50% abo bafayirinze. Murabizi umwaka washize niho byatangiye, bivuze ko umunyeshuri wese ufite amanota munsi ya 50% aba agomba kujya gusubiramo uwo mwaka yigagamo. Niba yigaga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza akaba atabashije kubona amanota ari hejuru ya 50%, bivuze ko azasubira gusibira ku kigo yigagaho. Niba yabonye amanota ari hejuru ya 50%, ubwo bivuze ko yabaye promoted cyangwa se yimutse. Ibi bintu ababyeyi bagomba kubisobanukirwa neza cyangwa se abanyeshuri nabo bakabisobanukirwa neza. Niba ubona wagize amanota 50 wimutse, ariko ntago 50 ashobora kuguhesha ikigo kiri boarding cyangwa se interna, ahubwo 50 iraguhesha ikigo cyegereye iwanyu kugira ngo ujye witahira uri kwisomera ku gikoma cyo mu rugo uvuga ati ibintu ni sawa. Ikindi kintu ukwiye kumenya nuko umuntu ufite ikibazo cyo kuba yagira ashaka kurekrama amanota ye cyangwa se ashaka guhinduriza umwana ikigo, ndahari ngo bigufashe 5/5. Wowe icyo usabwa no kunyandikira muri comment, ndaza gushyiramo nimero yanjye cyangwa se ukanyandikira unsaba nimero yanjye nkahita nyiguha inbox bitasabye ibintu byinshi, kugira ngo mufashe procedure yo gutangira kurekrama amanota cyangwa se mufashe procedure yo gutangira kureba uburyo umwana wawe bashobora kumuhindura bakamuha ikigo cya hafi. Ari ukuntu usanga nk'umwana yatsindiye ku manota 90 cyangwa afite 100%, ariko ugasanga umwana niba atuye i Kigali bamwohereje Nyamasheke. Urumva umuntu utuye i Kigali kumwohereza Nyamasheke ni ibintu bize kugora umubyeyi, ni ibintu biri buze kugora umwana kugira ngo ajya abone uko ajya ku ishuri cyangwa se agaruka. Ubwo rero ndi hano kugira ngo ngufashe 5/5. Ikibazo cyose uri bugire wowe andika muri comment, ndaguha nimero yanjye ya WhatsApp kugira ngo ngufashe ubashe kuba umwana wawe yakwiga hafi. Umwana iyo yize hafi bituma kumusura byoroha kandi ibintu bigenda neza cyane. Niba ugiye gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro byiza bigiye bitandukanye.